agiye mu bahanjuzi. Aya mavuta yo mu bahanjuzi arimo arakora ibintu bitandukanye kandi byica umurimo w'Imana. Amavuta yo mu bahanjuzi ari gutuma abapasiteri baba abatekamitwe. Amavuta yo mu bahanjuzi arimo aratura abantu hasi, bandi bakibwira ngo ni imbaraga y'Imana ikoze, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari imbaraga y'Imana ikoze, ahubwo basohotse urugo, ntibakiri mu rugo kwa papa, ntibagicana amavuta bari basanganywe, ahubwo bari gukoresha amavuta bakuye mu bahanjuzi. Wowe ufite amavuta atari ayo mu bahanjuzi, yagumane umukoraje. Wowe ufite amavuta utakuye mu bahanjuzi, yarinde kandi ugomeze uyacunge neza kugira ngo umwanzi atayakwambura. Naho amavuta yo mu bahanjuzi ngo bazaguma inyuma y'urugi, niko ijambo rivuze, ngo Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntabwo mbazi. Birashoboka ko wategereje Yesu ukamutegereza imyaka myinshi agatinda kuza, ariko uyu munsi Imana ivuganiye nawe mu ijambo ryayo ngo menye uko urinda itabaza ryawe, kugira ngo Uwiteka ubwaje asange ukiri maso, winjirane nawe muri ibi birori. Kandi ibi birori nubyinjiramo ugifite itabaza ryawe ricyaka, ndakubwiza ukuri kw'Imana iri bukwihishurire, kandi ndavugana nawe ko ukuboko kw'Imana kutari bube kure yawe. Bakunzi b'Isano y'Abera TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ni Joseline ubasuhuza, kenshi munzi ku izina rya Mama Edwine. Imana ibaho umugisha mwebwe mukomeje kudukurikira. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe ndetse na share na comment, kugira ngo dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Nanone kandi mbazaniye ubutumwa nk'uko n'ubundi dusangira ijambo ry'Imana. Muraza kunyihanganira, sori uyu munsi ntago nkoresheje Bibiliya, ariko n'ubundi turayifite muri telefone. Biraza kugenda neza kugira ngo twumve icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 25, ndetse dusome ku murongo waho wa 10. Dusome ku murongo waho wa 10. Ngo bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza, bahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Imana ishimwe. Aya ni amagambo yanditswe na Matayo, ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 25. Dusomye ku murongo wawo wa 10 ndetse n'uwa 11, tugejeje 12. Uwiteka, tumaze igihe twebwe twibaza ibintu birimo biraba mu bintu by'iyobokamana, ukibaza ngo mbese ni iki cyabaye, biraterwa n'iki, kubera iki hariho ibintu bimeze bitya mu bintu by'iyobokamana. Wowe ukibaza ngo mbese ni iki kibitera kuba abantu ari abakristo ariko ibyo bakora bikanyurana n'uko ari abakristo. Ndashaka kukumara amatsiko ngo hari abakobwa 10, 5 bari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfapfa. Ngo umunsi umwe baricara bategereza umukwe ko ari bwinjire. Mu gihe bari bategereje umukwe, ngo abakobwa 5 b'abanyabwenge barinda amatabaza yabo, bacunga ko ayo matabaza arimo amavuta, kugira ngo umukwe naza kuza baze guhita bayacana, noneho bakire umukwe bamusanganire, binjirane nawe mu birori. Ngo abandi 5 b'abapfu, niko Bibiliya ivuze, ngo ntibita ku matabaza yabo, amavuta ashiramo. Amaze gushiramo, Bibiliya iravuze ngo umukwe araza. Umukwe akimara kuza, ngo abakobwa b'abanyabwenge 5 barushaho kuguma kurinda amatabaza yabo. Ngo mu gihe bari bakirinze ayo matabaza, aba bakobwa 5 b'abapfapfa baravuga ngo mbese mwaduhaye ku mavuta yanyu, ko tubona twebwe amavuta yashize mu matabaza, natwe tukabasha gucana kugira ngo tubashe kwinjirana n'umukwe muri ibi birori.
bene data dufite ikibazo mu bintu by'iyobokamana kuko hari abakobwa 5 ndetse n'abandi 5 b'abapfapfa. Mwifata 5 b'abanyabwenge ngo mubahuze na 5 b'abapfapfa, ibyahanuwe byose bigomba gusohora. Niyo mpamvu ubona ko amatabaza yashizemo amavuta. Ariko umva icyo Bibiliya yabivuzeho. Murongo wa 10 uravuze ngo umukwe atinze, Yesu ajya atinda, yatinda abantu bakiremera izindi mana. Iyo atinze abantu biremera ubundi bufasha mu byo bakoraga. Iyo atinze abavuga butumwa baresikora, iyo atinze abavuga butumwa bakora ibyaha. Yesu atinze, umukwe atinze, abantu benshi barivanga ndetse ntibamenye umuhamagaro wabo uwo ari wo. Ariko ndagira ngo mbasangize iri jambo ry'Imana twumve icyo Imana ivugana natwe. Mbese wowe wari urimo wibaza ngo mbese niki kibiteye kuba abantu ari abakozi b'Imana ariko ibyo bakora bikabusana n'iby'Imana ishaka? Harimo 5 b'abanyabwenge ndetse na 5 b'abapfapfa batabashije kurinda amatabaza yabo, ndetse ntibabashe kurinda ngo bamenye ko aya matabaza yashizemo amavuta. Dufite abakobwa 5 muri iri vugabutumwa cyangwa se mu bintu bya gospel barimo baracana amatara atarimo amavuta. Ngo aba bakobwa b'abanyabwenge 5 barababwira ati rero ntago bishoboka ko twabaha ku mavuta yacu, nimusohoke mujye mu bahanjuzi. Aba bahanjuzi abantu barasohotse kubera ko amavuta ya nyayo y'ukuri yarabashiranye, amavuta ya Mwuka Wera yarashize, bajya mu bahanjuzi. Aba bahanjuzi Bibiliya ivuga niba abandi basohotse batagifite amavuta, batagifite Umwuka Wera, bajya gushaka amavuta yo gushyira mu matabaza. Bari Tanzania, Uganda, Niger, barimo barajya guhanjurira mu bihugu bitandukanye, bakazana amavuta atarayo bari basanganywe mu matabaza yabo kubera ko ayabo yarabashiranye. Ariko bakunze Bisano y'Abera TV, ndagira ngo mwongere mwibuke ko umukwe atinze abantu biremera izindi mana, umukwe atinze abantu biremera iyindi mvugo, umukwe atinze bahindura ingendo, umukwe atinze bakora ibyo bashaka. Ariko ngo nigiye umukwe yenda kuza, uyu mukwe agiye kuza ngo bo nibwo basohoka. Imana idufasha cyane. Ngo bo nibwo basohoka bakajya guhanjura. Impamvu mubona benshi basohotse barimo barajya guhanjura bagashaka izindi mana n'izindi mbaraga zibafasha mu by'uru rugendo rwa Mwuka Wera, nuko umukwe ari hafi arenda kwinjira. Abanyabwenge nibagumane amatabaza yabo kandi aya matabaza ahore yaka kuko Yesu agiye kwinjira. Kwinjira kwe azinjirana n'ababaye maso kugira ngo bagumane amavuta yabo. Bibiliya iravuze ngo umukwe aje, ngo babandi nabo 5 b'abapfapfa ngo bagaruka bavuye mu bahanjuzi, ngo barakomanga, ngo baravuga ngo nyakubahwa dukingurire. Umva ijambo Yesu yasubije, yarababwiye ngo ndababwiza ukuri ntago mbazi. Birashoboka ko waba warutegereje Yesu yatinda ugahanjura. Yesu narindi jambo azasubiza ni kuvugana nawe ngo ntabwo nkuze. Ni naniho n'ubundi ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo ibice 7 ngo nibwo nzaberurira nkababwira ngo mumve imbere mwankozi z'ibibi mwe kuko ntigeze kubamenya. Hari igihe ukora wibwira ko Imana ikuzi. Benshi bibwira ngo mu ishusho y'iyobokamana ngo kuba umuntu arimo akora ibitangaza ngo ni iby'Imana. Oya, hari abantu benshi tuzi barimo barakora ibitangaza kandi bitavuye ku Mana, abandi bagakora ibitangaza babyitirira izina ry'Imana, ariko ntago ariko kuri. Ahubwo murinde amavuta yanyu, murinde amatabaza yanyu ahore yaka kubera ko Yesu ari bugufiya. Naho urupfu rwatinda Yesu we ntago ari butinde. Ahubwo turasabwa kuba maso, tugasenga, tukinjira mu bihe byiza byo gusenga kugira ngo umukwe naza asange tukiri maso, amatabaza yacu acyaka. Umukwe naza asange amavuta ataragushiranye mu itabaza ryawe kugira ngo winjirane nawe mu birori. Shatse kuvuga ngo hari benshi bategereje umukwe, ariko igihe umukwe ari maza ari bugufi atwegereye genda kutugeraho nibwo barambiwe, nibwo basohotse, nibwo amatabaza yabazimye, nibwo bagiye mu bahanjuzi. Aya mavuta mu bahanjuzi arimo arakora ibintu bitandukanye kandi byica umurimo w'Imana. Amavuta mu bahanjuzi ari gutuma abapasiteri baba batekamitwe. Amavuta mu bahanjuzi arimo aratura abantu hasi, bandi bakibwira ngo ni imbaraga y'Imana ikoze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo
ntabwo ari imbaraga y'Imana ikoze, ahubwo basohotse urugo ntibakiri mu rugo kwa papa, ntibagicana amavuta bari basanganywe, ahubwo bari gukoresha amavuta bakuye mu bahanjuzi. Wowe ufite amavuta atari ayo mu bahanjuzi, yagumane umukoraje. Wowe ufite amavuta utakuye mu bahanjuzi, yarinde kandi ugomese uyacunge neza kugira ngo umwanzi atayakwambura. Naho amavuta yo mu bahanjuzi ngo bazaguma inyuma y'urugi, niko ijambo rivuze, ngo Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntabwo mbazi. Birashoboka ko wategereje Yesu ukamutegereza imyaka myinshi agatinda kuza, ariko uyu munsi Imana ivuganiye nawe mu ijambo ryayo ngo menye uko urinda itabaza ryawe, kugira ngo Uwiteka ubwaje asange ukiri maso, winjirane nawe muri ibi birori. Kandi ibi birori nubyinjiramo ugifite itabaza ryawe ricyaka, ndakubwiza ukuri kw'Imana iri bukwihishurire, kandi ndavugana nawe ko ukuboko kw'Imana kutari bube kure yawe. Nanone kandi ndagira inama abagiye guhanjura, mwibuke ko mutazinjirana n'umukwe. Icyakora cyo amavuta murayafite yo mu bahanjuzi, kandi ayo mavuta mufite arimo arakora ibitangaza bitandukanye. Namwe murimo murasenya umurimo w'Imana mubicishije mu izina ry'Imana, mwiyitirira izina ry'Imana. Cyakora cyo mwarayitegereje itinze kuza, mwiremera izindi mana. Kandi twibuke ko gukorera Imana ntabwo ari umunyenga. Yesu yarabivuze aravuga ngo ushaka kunkurikirana abanze yiyange yikorera umusaraba. Mbese niki gituma mwitiranya iby'umwuka n'iby'umubiri? Ngo mbese nakorera Imana nte ndafite imodoka, n'abandi pasiteri iki, ndafite ubutunzi? Ngo mbese pasiteri yaba pasiteri gute adatuye? Yesu ntaho yari afite, yari atuye. Nicyo gitumye gutinda kwe kwa Yesu atinze kubatabara. Niyo mpamvu mwiremeye izindi mana, niyo mpamvu mugiye mu bahanjuzi mugashaka amavuta abaha igikundiro, abahesha ubutunzi, atuma mutura abantu hasi. Ariko Uwiteka yarakuntumyeho ngo ugarukiraho nawe ube muri ba bakobwa batanu b'abanyabwenge, wongere wuzure umwuka wera, wongere ushyigikirwe n'Imana, kugira ngo ejo urugi rutazacingwa ugasigara inyuma y'urugi, ukamera nk'utarigeze kumenywa, ukamera nk'utarigeze ndetse kubana n'Imana neza. Imana ibaha umugisha. Mfite message nshaka kubaha mwebwe mudukurikiye kandi mukunda ijambo ry'Imana. Mufate ibihe byo gusenga, mwongere musenge. Umwuka wera w'Imana yampishuriye arambwira ngo abantu bose bitiriwe izina ry'Imana, ndetse abantu bemera ko baba mu bihe byo gusenga ndetse n'ivugabutumwa, yaba uri umuhanuzi, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umupasiteri, waba uri bishopu, titire yose waba ufite muri uyu murimo w'Imana, urasabwa gusenga cyane kugira ngo wongere wuzure umwuka wera, umwuka wera akuyobore muri uru rugendo. Kuko Uwiteka yambwiye ngo hari umwuka uturutse ikuzimu, Satani ahagurukanye umwuka wo kugira ngo ateze abitwa abakozi b'Imana umwuka wo kwiyahura. Uyu mwuka wo kwiyahura ngo wavuye kuzimu. Hari ibintu byinshi ngo bihagurutse bifite imbaraga bitandukanye by'umwuka w'abadayimoni, ugambiriye kujya ateza abantu bitiriwe izina ry'Imana kwiyahura. Ukumva ngo bishop runaka yapfuye yiyahuye mu buryo butandukanye, ngo ni umwuka waturutse kuzimu. Mufate ibihe byo gusenga, muvuga butumwa runaka ngo yapfuye yiyahuye kubera uwo mwuka waturutse kuzimu. Ariko ngo nimufate ibihe byo gusenga, Imana nayo iri hafi kugira ngo ibatabare. Nimwongere mwibuke umuhamagaro wanyu wa mbere, mwongere mwibuke icyo Imana yavuganye namwe mugihamagarwa. Nimumara kucibuka mwongere muhendahenda Imana yongerize. Mwirinde kwiremera ubucocero cyangwa kwiremera ibyo mugomba kubamo bitandukanye n'iby'Imana yavuganye namwe. Tube maso kuko Uwiteka ari bugufi, kandi ubwo ari bugufi imigambi ye ntabwo izigera ihagarara, ngo n'ubu iracyakora kandi abigomba gukorana nabo iracyabakoresha. Niki gitumye mwebwe ubwanyu mwiremera izindi mana mu maso yanyu, ndetse mugafata n'igihe cyo kurwanya umurimo w'Imana, ndetse mukarwanya n'Imana. Mbese kuba mwebwe mutarayimenye ndetse mukaba mwarasohotse mukajya guhandura, so ikimenyetso cy'uko batanu b'abanyabwenge batagihari. Ngo nimube maso, ahubwo namwe mwongere mucana amatabaza yanyu yake, umwuka wera yongera abashyigikira. Imana ibaha umugisha. Mwebwe mwari mudukurikiye muhabwe umugisha n'Imana, kandi ukuboko kw'Imana kube mu ruhande rwanyu.
wowe wakanze subscribe uhabwe umugisha n'Imana, dufatikanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen.